Yesu yakora birenze byose niyo mpamvu ibyo Yesu yakora birenze byose niyo mpamvu umutima utaha yakora birenze byose niyo mpamvu umutima wanjye udahagaze ariko buriya mugenzi wawe ngo hari Imana ijya ikora ibirenze ibyo utekereza cyangwa usaba cyane ko twebwe iyo turi gusenga cyangwa hari icyo turi kubwira Imana hari ibyo tuvuga ariko hari n'ibyo tudatekereza kandi bya bindi tudatekereza cyangwa ngo twibuke usanga ari byo byari bidufitiye umumaro. Amen. Ariko uyu musore nakubwira ati ibyo Yesu yakora birenze ibyo uri gusaba nta gikwiye gutera umutima wawe guhagarara kuko hari Imana ikuzi kandi ikuzirikana aho turi kumwe. Haleluya. Hari Imana ijya ibasha gukora bya bindi amashuri wize atakora, bya bindi wereka ababyeyi bawe bagahita bakubwira ati aho ngaho irwarize, mbese bya bindi wereka umuntu uwo ari we wese agahita akubwira ati aho ngaho noneho urwo ni urugamba rwenda ishuri ryawe tuzi byige, aho ngaho n'ijya Imana ijya ibasha gukora kandi ikarenza n'ibyo ngibyo igakora n'ibyo utatekerezaga wowe. Kandi tugire neza. Uyu munsi wa none hari ibintu bareba mukabona ntibishoboka, ariko urubwire ngo hari Imana ijya ibasha gukora ibirenze ibyo saba. Mbese Satani najya kugutera ubwoba uzajya umubwira ngo hari icyo namenye ko hari Imana ibasha gukora ibirenze ibyo saba. Haleluya. Twese haleluya. Ntabwo ukwiye gutera imitima yacu guhagarara rero. Iyaturinze mu bihe byashize na n'uyu munsi iracyahari. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi wa none ndifuza ko Imana ikwiyereka mu buryo butandukanye n'ubwo wayibonye. Haleluya. Hari uburyo wabonye Imana mu ruhande rwawe, nanjye hari uburyo nayibonye, ariko uyu munsi wa none ndumva nifuza ko twakongera tukabona Imana bitandukanye n'uko twayibonye mu mwaka washize, bitandukanye n'uko twayibonye ejo hashize. Mbese uyu munsi wa none Imana ikatwiyereka mu zindi mbaraga zitandukanye n'izo yakoranaga ejo hashize. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 54 umurongo waho wa 15 nitwarangiza gusenga. Yesaya 54 umurongo wa 15 haravuze ngo ahari bazaterana ariko sijya uzaba ubateranije, uzagukoraniraho wese azaba ari we wazize. twakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo tugiye kugaragaza twarangiza gusenga. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ahari bazaterana cyangwa se hari inama zizaterana zikwigaho. Mbese hari imigambi runaka yacuzwe irangije ifatirwa n'imyanzuro, barangije baranabisinyira ku buzima bwawe, ariko uyu munsi wa none Imana irakubwiye ngo abo bose kubera ko atari byo bateranyije, kubera ko atari byo babategetse kugira ngo bakugirire nabi, kubera ko atari byo bategetse ibibazo kugira ngo bikuzeho, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo uyu munsi wa none ibyo byose cyangwa se abo bose nubwo bazatera, uzagukoranira wese cyangwa uzaba muri iyo nama zawe ari we wazize. Twakire neza ijambo ry'Imana.
umuntu wese wacuze inama yo gushyira ubugingo bwawe mu kaga azaba ari we wazize, kuko niko ijwi ry'Imana rivuze. uyu munsi urabona ijambo ry'Imana riratubwiye ko nubwo bateranye mbese nubwo byakugezeho bikagutera ubwoba, nubwo wareba ukabona birakomeye, ariko menya ko nta mana ibirimo. kuba nta mana ibirimo rero nta n'icyo bizamutwara, dukomere Imana amashyi menshi cyane. kandi tugire neza, baguteraniyeho ariko Imana ntabwo ibirimo. iyo migambi mibi wakorewe nta mana iyirimo. ndagira ngo mubwire ngo nubwo ubona bikomeye, nubwo wareba ukabona byakuzengereje mbese n'ukumva wabuze uko ugira, ariko uyu munsi ubwire ngo namenye ko nta mana ibarimo, kandi ubwo nta mana ibarimo muzaba ari jye muzize mu izina rya Yesu Kristo. hari imigambi yacuzwe ku buzima bwawe, irangije imyanzuro irafatwa ko ntacyo uzagera, imyanzuro irafatwa ko ntabwo uzigera ugira, imyanzuro irafatwa ko utazigera ubyara, imyanzuro irafatwa ko utazigera wiga, imyanzuro irafatwa ko nta kintu na kimwe uzigera ukora muri cyarangiza kiguhire. ariko uyu munsi wa none baturiho guhirwa turi imbere y'Imana. uyu munsi ndakubwiye ngo imigambi yose wacuriye uyu munsi wa none Imana itesha agaciro turi muri iri teraniro. Imana nishimye, kuko ijambo ry'Imana ribivuze neza, riravuze ngo uzaguteranira muri isi azagwa ari we wasize. Yesu nashimye, twese tuvuge amen. Ndahamya neza ko ijambo ry'Imana nta bundi buhanuzi uteze kuzabona buri hanze y'ijambo ry'Imana. Mani tugire neza, aka kanya gusa wowe wizeye, haleluya, nuzamura igipimo cyo kwizera uraza kurushaho kubisobanukirwa neza. Amen. kuko ndabizi kubikubwira mu buryo bw'umubiri we ntiwabyumva. ushobora guhita uvuga uti wowe icecekere, ntabwo uzi ibyo nahuye nabyo ejo, ntabwo uzi ibyo nahuye nabyo ejo bundi. ariko nakubwira ngo igihe cyose Satani n'ubundi ntashaka kukurwanya, azabanza akwereka aho yakubise imbere yawe, akwereka abakurushaga imbaraga, akwereka abakurushaga amasengesho, akwereka abakurushaga amashuri, akwereka abakurushaga imiryango ikomeye, akwereka abakurushaga amafaranga. n'abagize akubwira ngo dore bariya bose aho nabashyize hariya, nawe ni wowe mugabo nguyu. nawe waragize ugacika intege, ukajya uvuga ngo Mana ndabona ko birangiye, nubwo barindiye ariko ndabona nta hantu bizanyura. ariko nakubwira ngo hari Imana ijya yishakira inzira. Yose haleluya. yavuga kuvuga ngo Imana ishobora gutobora n'uru rukuta, ariko yarangiza umugambi yari gufite rukakugeraho. ndagira ngo mubwire ngo nta kintu na kimwe kizitambika mu mugambi w'Imana. Haleluya. wowe wizere gusa, nurangiza usenge Imana, nurangiza ukora ibyo gukiranuka, ibindi byose Imana igiriye neza. kuko uyu munsi wa none nakubwira ibyo byose byari biguhagaritse umutima, cyangwa byose byari biguteye ubwoba, uyu munsi wa none hari Imana ivuze ngo ibyo byose bizagwa kuri wowe ubugingo bwawe. Imana tugire neza. Haleluya. Haleluya. abantu dufite ukwizera tugire gutya. uyu munsi wa none Imana ibarambura ukuboko kwayo, kandi buri muntu wese Imana imuhe ibyo yifuza, kandi Imana igushoboze kugira ngo akomeze kugira imbaraga zo gukomera muri ubu rugendo. Haleluya. ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari abazatera, mbese hari inama zizakorwa, hari ubugambanyi buzagukorera, hari abarozi bazagukorera inama, hari abazagutera ku manywa ndetse na nijoro. mbese hari ibintu byinshi bizakorwa kugira ngo bakunanize, mbese kugira ngo ucike intege muri uru rugendo, kugira ngo uve mu byo wizeye. ariko uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo abo bose bazaba ari wowe bazize. munyemerere tugenda. twese haleluya. twese haleluya.
turacyafite ibihamya n'ibimenyetso byemeza ko hari Imana izatugirira neza. Abo turi kubyumvikanaho, haleluya. Abo tugenderanwa, haleluya. Haracyari ibyiringiro. Nubwo nawe bivuze neza aravuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kizongera gushibuka kandi cyarangiza kikagira amashami bitoronwe nk'aho cyari gifite mbere. Haleluya. Ibi bishatse kuvuga iki? Hari ibintu ureba ku buzima bwawe ukabona ko byarangiye. Hari igihe wareba ukabona ubutabazi burakwegereye, ariko nyamara ureba uko bigenze. Hari umugisha wari ugiye kwakira, ariko urangije umucika ureba. Ariko umunsi wa none kubw'ijambo ry'Imana, uyu munsi wa none hari Imana igiye kugarura ibyawe byageze mu izina rya Yesu Kristo. Yesu, tugiye gusenga Imana. Twegereje udasenga Imana. Uyu munsi wa none ubabarire ubyumve neza. Uyu munsi wa none uzamura igipimo cyo kwizera kwawe, kuko ibyo wakora byose utizeye ntabwo ushobora kugera ku cyo washakaga kugeraho. Abo twese tuganira ijambo ry'Imana umunsi w'ejo, anoze mbabwira uburyo ibintu byose bikorwa n'ukwizera ufite Imana. Haleluya. Reka mubwize ukuri, nubwo uzaba nta Mana yavuganye nawe, nubwo uzaba nta jwi wigezeho, ariko niba ukaba ufite kwizera, ndakubwiza ukuri ko Imana izabana nawe, kandi ibyo uzakora byose Imana izaba iri kumwe nawe. Kuko iyo dusomye mu nkuru za Eliya, dusanga ajya guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Nta Mana yigeze imubwira ngo ngende uhagarike imvura. We yakoresheje ukwizera, arangije aravuga ngo aba bantu kubera ko basuzuguye Imana, arangije arareba buri kintu na kimwe yakorera, asanga navuga indimi ntabwo bazabyumva, asanga naririmba ntabwo bazabyumva, asanga nasenga ntabwo bazabyumva. Arangije none afata icyemezo aravuga ati kugira ngo baboneke ibintu bishoboka, kugira ngo noneho ya Mana iri muri gikaragare. Arangije nta nubwo yanyuze ahandi hantu, we yaragiye yigera kuri te. Arangije abwira umwami ati rero bitewe n'ibintu mwigize cyangwa se n'uburyo mwasuzuguye Imana, uhereye aka kanya negetse imvura ntizongere mu gihe kingana n'imyaka 3. Mwami aramureba aravuga ati wajya gusara noneho no gusaba abadayimoni barwaye ntibabo. Arangije amureba ati wowe uresha gutyo, wowe kwa runaka tuzi duhora tubona hano, wowe tuzi ucisha wowe n'uwuzi. Eliya arangije aramubwira ati rero none kugira ngo mubone ko ibintu bizeye hari Imana ikorera muri twe, ahita avuga ngo n'ikiye nacyo ndagihagaritse. Harya ntabwo byabayeho, ntabwo byabayeho. Sawa rero uyu munsi wa none tugiye gusengera mu kwizera, nk'uko Imana yabanaga na Eliya, nk'uko Imana yakoranye n'abakera. N'uyu munsi wa none ndazi ko ari Imana iri kumwe natwe. Muzamure igipimo cyo kwizera, tugiye gusenga Imana, kandi ndazi neza ko Imana igihe cyacu gukora kigeze, Imana irakora. Ariko uyu munsi wa none ukwizera kwawe niko kuzaguhesha kugera ku byo Imana yagushakagaho, cyangwa se ku byo Imana yashakaga kugukorera bitewe n'ukwizera kwawe. Ariko igihe cyose uzaba ureba ukabona uri muri ibi bishoboka, Imana nayo irareba ikavuga ati uyu muntu ikazabikora, ariko ikazabikora n'ubundi waramaze kuzaha. Ahantu utangiye kuvuga ngo wasanga atari Imana yavuganye nanjye, ahantu ureba ugasanga wigeze yaguhanura umwishyuze ukavuga ngo runaka nyamara yaravanye, ariko kubera ko udafite kwizera. Uyu munsi wa none tuzamura ukwizera, tugiye gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uzagukoraniraho wese azaba ari wose. Nawe uyu munsi wo gutera umuntu wese uzaca inama zo kukugirira nabi azaba ari wowe wazize. Twakire neza ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana, ariko nawe uzamura ukwizera. Nawe uyu munsi wa none hari ibyo wabonaga bikubangamiye, hari inama zari zarakoze zikorerwa utabizi, ndetse zikorerwa ahantu utazi nta n'amakuru bifiteho, kugeza ubwo unabimenye ariko urebye ntacyo wabikoraho.
ariko uyu munsi wa none kuko wasabye Imana kukurengera irakurengera turi muri iri teraniro. Imana ishimwe. haracyari we haracyariho gutabarwa. tugiye gusenga Imana. haracyariho haracyari we haracyariho gutabarwa. umubyeyi haracyariho gutabarwa. barishimye. haracyabyiringiro by'uko izaturengera. abazirabwira ntabure Imana irahari. abantu babwiriza igitatu ubuzima bwawe. haracyariho barishimye. abandi bawe ubuzima bwo kugaragara bakagera ku guseka kugira ngo bagutere abana. ariko hari n'abo utagira ngo bagize uburenganzira. iyo ngiyo niyo mugore usigaye haracyariho gutabarwa. uracyabyiringiro. Hallelujah! hari abakobwa bari imbere y'amaso yawe. hari ibyabo byageze barabireba barabibona. hari ab'ubutungane bwapfuye kandi babonaga bwaje. hari abategereje imyaka myinshi ariko babona gutabarwa kwabo kuri kure. imbaraga zawe umunsi wose zibagereho. nubagize ushimire ryo kunesha kuri iri torero. mu izina rya Yesu Kristo. ababyeyi bari imbere yawe. abagabo turi imbere yawe. abasore n'abakobwa nuko. abari batoya bari imbere y'amaso yawe. nasabye kugira ngo muri izi ntangiriro z'ukwezi tukirimo bagiye kurambura ikiganza cyawe cy'iburyo ku buzima bw'umuntu wese. dufashe muri imbaraga z'abadayimoni. turakora gukora kwese k'uburisha. hari imbabazi bakoze tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu. tubazingo abantu bazizwe mu izina rya Yesu. hari imigambi yacuzwe. rero niba Imana tubitesheje agaciro. wera buhoro abantu bawe. turasabye kugira ngo turi muri iri teraniro. uku kwezi kutararangira buri muntu wese abona ikimenyetso cy'ibyiza. kandi nzi ko Imana ijya yumva yarangiza ikanakora. twe turi abana b'abantu ariko tuzi neza ko iyo turi kumwe nawe ujya ubasha gukorana natwe kandi ukagendana natwe. turasabye ngo amahanga yose amenye ko Imana twasengera umunsi kuri itorero ryawe.
turasabye gushimira no kutunesha inyenyeri yawe irasiye kuri iri torero kandi isoko yawe kutugiriza aha hantu uhagera wese aheruke kukurima abagabo bari muri iri teraniro bagereho buri muntu wese icyo akwifuza aho kigoye kuko ubuntu bwawe abakeneye amafaranga urabahe abakeneye minerivare z'abantu zibahe buri muntu wese mu rwego ruhande ibyo akeneye ubikorere kurubasha kuko uri Imana turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kandi uri Imana ikidufitiye imbabazi n'impuhwe nyinshi urukundo rwawe ntabwo rwigeze ruvaho dusoje tugukomera amashyi tumuhamiriza tumwihera kandi ibigaragaza byose birabyerekana kuri Imana iri kumwe natwe niba gukenera ibisakaze abumvise ijambo ry'Imana barisubiza Yesu nashimwe mwamwumvise se urizeye se kuko mba kumukora haleluya Imana yakugiriye benshi yari yavuze